nongeye mbaye ikaze mwebwe mukuru ikiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Maripas. Uyu ni umwanya rero w'inkuru ziba zigezweho breaking news. Kuri tariki 18 rero z'ukwezi kwa 11 2025 nibwo habyutse humvikana inkuru ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ikaba ari inkuru yavugwaga ku witwa Ishimwe Vestina. Uyu nguyu asanzwe azwi mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana, ari kumwe n'umuvandimwe witwa Kamikazi. Umuvandimwe we banasanzwe bakora uyu murimo wo kw'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi rero Ishimwe Vestina nk'uko nabivuze akaba arimbana n'umuvandimwe we Dorcas, yaciye amarenga ko yaba yaramaze gutandukana n'umugabo we yitwa Idrissa Jalik Ouedraogo ukomoka muri Burkina Faso. By'umwihariko ariko nubwo yari amarenga, hari n'abavuga yuko nyine bamaze gutandukana, bamaze iminsi runaka bari muri Canada. Akaba ariho bari bakoze ubukwe bushyushye ku itariki ya 5 Nyakanga 2025 mu Ntare Conference Arena. Nanone nyuma y'amezi 4 umukobwa akaba asa nk'uwicuza. Ibi nanone bije bihuza n'amakuru yagiye agaragara by'umwihariko mu biganiro bya Vestina, by'umwihariko nk'icyo yakoreye ku rubuga rw'umuyoboro wa Channel n'ubundi iri y'umuyoboro wa manager wabo muri Ndahabu Irene yitwa MIE, aho yavuze yuko urushako ari ikintu kidasanzwe ngo kimeze nko kwinjira mu gihuru cyangwa se mu ishyamba udasobanukiwe birimo, ngo kandi ngo ushobora guhuriramo n'ibintu bibi cyane. Akahita atera ikintu gisa n'urwenya, aho yabwiye murumuna we ati mwana wanjye we ntuzashaka ukiri muto. Ni ibintu bikomeye cyane. Bamubaza ikibazo kijyanye no kumenya esizi by'ingo ndetse n'uburyo ngo zishobora kuba zubakwa cyangwa icyashingirwaho mu kubaka, yavuze ko atarakagira ubunararibonye bwinshi, ko nawe yari akigerageza gusa ngo yasanze bikomeye. Akomeza avuga ko rero byari ibintu bikomeye cyane. Ati uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, mbayeho mu buryo bubi, ntabwo mbikwiye. Yongeraho ati nta mugabo uzongera kumbeshya, ubutaha nzashishoza. Mwitondere, kubaka urugo ntabwo ari ibintu byoroshye. Gukina bisaba guhitamo neza, kugisha inama no kureba imico yawe niba izahuza n'uwo mugiye kubana. Ndetse akavuga ko azabanza no kubanza kubona. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwa Instagram bwahoze ari narwo bwagiye buvugwaho n'abantu benshi, yavuze ngo today cyangwa se uyu munsi the life I'm living is not the life I chose. Aravuga ati uyu munsi cyangwa se ubuzima mbayeho ntabwo ari bwo buzima nahisemo. I'm living in a bad situation and I didn't deserve this. Ati mbayeho mu mimerere igoye kandi ibi bintu rwose sinari mbikwiye, ntabwo nari nkwiye kuba muri ubu buryo. I know I made a bad decision in my life. Aravuga ati nzi neza ko rwose nshobora kuba narahisemo umwanzuro mubi mu buzima bwanjye, but it's okay. Ariko aravuga ati nta kibazo, God allows something to happen so we can learn. Aravuga ati rero Imana yemera ko bimwe mu bintu bitubaho ariko mu buryo bw'amasomo. I have learned lots. Ati nize byinshi, no man will ever lie to me again to destroy my life. Ati nta mugabo n'umwe noneho uzongera kumbeshya kugira ngo gusa nyangirize ubuzima. The next man I choose to be with. Ati umugabo wundi cyangwa se ubundi buryo ninongera gushaka, iki ari cyo cyita cyumvikanisha ko ashobora kuba hari yatandukanye nawe cyangwa bigoye cyane. I will first get to know him well. Aravuga ati ubwa mbere ikibanze nzamanza mumenye, know his family, kumenya umuryango we, and know everything about him, no kumenya byinshi kurimo, no kumenya byinshi kuri we. No one will ever use me again. Nta muntu n'umwe uzongera kunkoresha. Ni ikintu rero cyatangaje abantu benshi cyane, by'umwihariko ari kuvuga ngo umugabo azashaka undi munsi cyangwa se undi mugabo none azongera guha amahirwe. Bikaba byumvikanisha rero ko ari ibintu bitagenda neza, ndetse bishobora kuba byaba byageze ku rwego rw'uko bashobora kuba bahana divorce. Ni isomo rikomeye cyane, by'umwihariko kuba bashaka. Buryo ubuzima buragoye cyane, ariko abantu bagomba kubucamo mu buryo bwiza. Ni ibintu bibabaje rero, byagoye cyane gushyikira, gusa nanone abantu bakabona ko bisa nkaho bica amarenga yuko aba bantu batakiri kumwe. Gushaka si ibintu byoroshye, biragoye cyane. Nicyo gituma umuntu agomba kubisengera ndetse no kugerageza kuba mu mibereho ishima Imana. Niba ufite urushako rwiza cyangwa niba utarashaka, tugakomeza kuba ku mavi kugira ngo tuzabone abadukwiye kandi tuzabana nawe cyangwa n'abandi bashobora kutahirwa n'urushako
ntabwo nta muntu uzi igihe cye. Umwami Salomo niwe wabyanditse ngo erega nta muntu uzi igihe cye, nk'uko amafi afatwa mu ishundura, nk'uko inyoni zifatwa mu mitego, uko niko n'abantu bafatwa. Birashoboka, ariko igihari ni ukwegera Imana ndetse ukabana n'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose, icyizere, imbaraga, umunezero, ibyishimo, kugira ngo tunakomeze gutegura ubuzima bw'intekerezo, tunakomeze gutegura ubuzima bw'icyizere cy'ejo hazaza muri paradizo. Ndi Ishimwe Josue Maripasi, dukomeze kubana kuri uyu murongo. Niba utarakora subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bibashe kukugeraho. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi.